Ibihe byiza kuri mwe mwese mukunda kandi mugakurikira Imena TV show. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mushima Imana, nizere ko aho muri hose mumeze neza cyane. Ushobora kuba utameze neza muri aka kanya turi kuvugana, ariko reka nkubwire ngo wihangane, ibintu ntago bihora bimeze neza. Uyu mwanya bishobora kuba bimeze neza, undi mwanya akaba harimo ibibazo, ariko nyine ubuzima aba ari gatebe gatoki, aba ari ukugenda umuntu agerageza. Naje nanjye ndi Imena Gitero nk'uko bisanzwe. Iyi ni Imena TV show. Reka tugushime wowe wakoze subscribe, wowe ureba ibiganiro byacu umunsi ku munsi, wowe ukora share ukaduha na comment, aba ari umusanzu ugenda uduha umunsi ku munsi. Ndi mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gisozi, mu kagari ka Musezero, mu mudugudu wa Gasharu, mu kigo cy'ishuri cya Right Peace Academy. Ni ikigo cyiza, ni ikigo gitanga ubumenyi, ni ikigo gitanga ubumenyi ariko nanone bushingiye ku myitwarire ya Gikristo. Turi kumwe rero n'umwe mu bayobozi ba Right Peace Academy. Reka dutangire tumuha ikaze muyobozi. Murakoze cyane. Hanyuma abantu batakuzi watangira ubibwira. Nitwa Makuza Magnifique, abankorera muri Right Peace Academy, abashinzwe amasomo cyangwa se imyigire n'imyigishirize n'ibindi byerekeranye nayo. Iyo umuntu avuze ngo imyigire n'imyigishirize, ashinzwe amasomo, imyigire n'imyigishirize, abashinzwe iki muri rusange? Haba harimo iki? Mugerageze mwongere ijwi. Iyo tuvuze imyigire n'imyigishirize birumvikana habonekamo mwarimu, hakabonekamo umunyeshuri ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo. Impamvu z'abo bantu batatu nuko ari abo bantu bafite uruhare mu kuzamura ireme ry'uburezi bwuzuye umwana yakagombye kuba afite mu cyiciro runaka. Hanyuma rero njyewe inshingano zanjye ni ukumenya ngo ese umwana ari kubona ibyo yakakwiye kuba abona, ese mwarimu ari gutanga ibyo yakakwiye kuba atanga mu gihe gikwiriye, ese umubyeyi yari guhagarara mu nshingano ze nk'umurezi kuko nawe n'undi murezi ku ruhande, ese ubuyobozi bw'ikigo buri gutanga ibikenewe byose kugira ngo mwarimu n'umwana babashe guhagarara ku rugero rukwiriye kuri standard y'uburezi. Urebye n'izo nshingano bafite. Hanyuma nk'ushinzwe ibijyanye n'imyigishirize, ibijyanye n'ubumenyi muri Right Peace Academy, iyo tuvuze ngo uburezi kuri bose, uburezi kuri bose ni ijambo ryagiye ryumvikana, ariko bamwe bakaryumva mu buryo buri negatifu. Bamwe bati niba ari uburezi kuri bose, ubwo ni uburezi budafite ireme, ni uburezi butari strong. Iyo tuvuze uburezi kuri bose cyangwa 9 basic education, wowe nka dosi ubyumva gute? Murakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza. Iyo bavuze uburezi kuri bose, bivuze uburezi budaheza, uburezi bufata wa mwana ushoboye, ufite ubushobozi ukomoka mu muryango wifite, ndetse na wa mwana ukomoka mu muryango utishoboye, wa mwana wenda ufite ikibazo cy'ubumuga, bose bakabasha guhurira hamwe mu burezi cyangwa se bagahabwa uburezi bukwiriye. Rero ni uburezi budaheza, budafite icyiciro runaka buhezwa. Murakoze cyane. Hanyuma Right Peace ubundi Academy ni ikigo ni cyatangiye ryari? Gifite abanyeshuri bangahe? Gikora gite? Ni iki wabwira umuntu utazi Right Peace Academy, wahamurangira gute? Murakoze cyane. Right Peace Academy ni ikigo gishingiye ku myemerere ya Gikristo, giherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Musezero, umudugudu wa Gasharu. Ni ikigo gifite ishami mu karere ka Rulindo. Ni ikigo gitanga uburezi ku bana b'incuke, umwaka wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu w'incuke, ndetse n'umwaka n'uburezi ku mashuri abanza cyangwa se dukunze kwita primaire. Ni ikigo kiri gusatira imyaka 10 gikora gitanga serivisi z'uburezi hano mu Rwanda, by'umwihariko muri umujyi wa Kigali. Ni ikigo kimaze gukuza cyangwa se kuzamura ireme ry'uburezi gitanga, ushingiye aho cyatangiye n'aho kigeze ubu ngubu, ushingiye ku mitsindishirize yayo, by'umwihariko abana b'umwaka wa 6. Ni ikigo gihagaze neza
mu rwego rw'uburezi hano muri aka karere ka Gasabo ndetse n'umujyi wa Kigali. Ngira ngo nubona umwanya uzaza uganire cyangwa se ushaka kujya mu babyeyi mu bana ushaka kumva ibibavamo, kuko ni ikigo gitanga ubushobozi ku mwana kugira ngo ye kwakira ubumenyi gusa, ahubwo yakire n'icyo nakwita ubumenyi ngiro, cyangwa se amenye ko ubwo bumenyi atazabubika mu mutwe, ahubwo azagenda akabukoresha hariya hanze muri firidi mu isi, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hano hanze hari ikibazo gihari by'umwihariko ubona ko gifitanye isano n'uburezi, aho umwana rwose ukiri mutoya ubona adatinya kwambara ubusa, umwana adatinya gukora imibonano mpuzabitsina ku karubanda, adatinya kunywa ibiyobyabwenge birimo ayo matabi n'ibindi. Right Peace Academy ni iki ikora ku buryo umubyeyi uzanye umwana aba ari sefu muri izo angles zose? Twe nk'ikigo iyo umubyeyi atugiriye icyizere akatuzanira umwana, tubasha kumurera mu buryo navuga bubiri bw'ingenzi. Hari kumuha ubumenyi, ariko hari no kumutoza indangagaciro, yaba iza gikristo ndetse n'indangagaciro z'ubunyarwanda. Hanyuma rero kuko muri isi ya none tugezemo, ababyeyi bitewe no gushakisha imibereho, ibintu byarahindutse, bakunze kuba kure y'abana babo, ugasanga umwana amaze nk'icyumweru atarabonana n'umubyeyi we ngo baganire basangire. Tugerageza nubwo tutabikora 100%, ariko tugerageza kuhabera umubyeyi. Tuvuge niba umubyeyi umwana bamuduhaye mu gitondo mu saha saa moya saa 2 gutyo, tukaba turuze kumugeza saa 11. Dutegura umwana ku buryo ari bubashe kubona serivisi zose yakaba yabonera mu rugo, ari amasomo, ari imyidagaduro ndetse n'ibindi byose umwana yakenera agomba kubibonera ku ishuri, kuko amanywa yose umva aba yayamaze ku ishuri. Rero tuba tugomba kumusavinga nk'iby'umuryango wakabaye musavinga. Mu bana mwakira haba harimo amaka ari speciale ku buryo ushobora kuvuga uti uyu mwana ahantu yarerewe hashobora kuba hari very dangerous mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Yego, tugenda twakira abo bana badasanzwe bitewe n'aho barerewe mu gihe cyabo cyahise, ariko iyo duhuye nabyo tugerageza mbere na mbere kwakira umubyeyi, tubanza tukamenya ese ikibazo gihari ni ikihe. Hari igihe usanga wenda ababyeyi baratandukanye, ugasanga umwana abana n'umubyeyi umwe. Hari igihe usanga ari ikibazo cy'ubukene cy'ubuzima, umubyeyi akakubwira ati nzinduka njya guhiga, ningira amahirwe rero nkabona minerivare, numva ibindi ntako nzaba ntagize. Rero tumenye ikibazo gihari, natwe tureba uburyo twafatikanya n'uwo mubyeyi mu bushobozi bwe, hanyuma tukabasha gutegura umwana mu buryo bukwiriye ku buryo nawe azagira icyo yimarira ejo hazaza. Hanyuma umuntu iyo abonye moto yanyu Excellence Working for Success, iyi moto ko nta bintu biri Christianism birimo, kubera iki muvuga ko ari ishuri rishingiye ku bumenyi ariko bwa gikristo? Bibiliya ni ivuga ngo umurimo werekejeho amaboko ukorana umwete. Ntago twagiye muri detaye, ariko wenda nuza kureba vision cyangwa mission uraza kubona aho dufitemo indangagaciro za gikristo. Ariko iyo moto ikivuga uvuga ngo umurimo wose twerekejeho amaboko cyangwa se icyo duteguye gukora tugikore neza, tugere ku ntego twiyemeje. Yego, niba ari uburezi tubashe gutanga uburezi bukwiriye kandi bunoze, umwana yakabaye kubabona muri sosiyete nyarwanda. Hanyuma muri gutegura ibizami by'amashuri abanza, ni ubuhe budasa, ni akahe gashya by'umwihariko ushobora kuvuga uti nshingiye ku myiteguro twagize, nshingiye ku byo uko twateguye abana, dufite icyizere ko tuzabona umusaruro ushimishije? Navuga ngo icyo nakwita ubudasa, hano umwana ugeze mu wa 6 by'umwihariko yitabwaho mu buryo navuga ngo butandukanye n'uko abandi tubitaho. Si uvuga ko n'abandi tutabitaho, ariko bo tubaha extra hours cyangwa se amasaha y'umurengera, cyangwa se hari n'izindi programme tubagenera bo abandi bana batabona, kuko urumva n'abageni tuba twitegura nyine kubamurika. Rero hari over
ari amasaha y'umurengera bafata ndetse muri weekend nabo bakaza bakiga. Hari uburyo tubafashiriza online tukabaha imikoro bakorera mu rugo. Urugero nk'abana bamwe usanga afata telefone akatajya kuri YouTube akajya kureba indirimbo bigezweho. Twebwe icyo dukora rero ari platform dufite, umwana umuha work aho kugira ngo afate telefone agiye kureba izo ndirimbo, ahubwo agafata telefone agiye gukora umukoro mwarimu yamuhaye. Buri weekend tuba twabahaye uwo mukoro. So rero abana mu gatatu tuba twabateguye cyane, tubitaho buri kimwe cyose, yaba ari document uburyo bwo kubasesinga bitandukanye, baba bafite abarimu bahagije kandi bafite ubushobozi. Tubishura rero ko abana bacu bagomba gutsinda kandi 100%. Mujya mugira uburyo bwo gukurikirana abana mu biruhuko birageze, abana cyangwa mu Right Peace Academy mubyarana abo ngabo mukongera kubafata ari uko bagarutse ku ishuri? Ni iyihe strategy muri gutegura yo kuzakomeza gukipinga abana mu biruhuko? Urakoze cyane, wumbaje ikibazo cyiza. Nabikomoje navuga ngo ababyeyi b'iki minsi bari busy, bari gushaka ubuzima, rero ntago twabyibagiwe. Vuga ngo muri vacances duteguramo gahunda ebyiri. Hari gahunda y'amasomo iteganyijwe ku bana biga igice cy'umunsi kugeza saa 6, ariko noneho nimugoroba hari akarusho. Buri mwana wese mu mukino yibonamo, mu mpano yibonamo, araza tukamufasha guteza imbere izo mpano. Ashaka gukina basket, agakina volleyball, akaba yajya muri karate. Dufite groupe ya karate. Hari abashaka kubyina mu buryo bujyanye n'umuco nyarwanda, abashaka kubyina imbyino zigezweho za secular. Abo bose turabafasha, dufite abakoci babafasha. Muri no vacances rero iyo camp izaba ihari, numva tuzabaha gahunda uko izabimeze yose, ku buryo umwana adakomeza kubona umwanya wo kujya mu biyobyabwenge, ahubwo aba umwanya we uri concentre cyane hafi n'ishuri. Yego. N'iki rero wasaba ababyeyi by'umwihariko muri ibi bihe abana bari kwitegura no kujya mu biruhuko? Icyo nasaba ababyeyi ni ukongera kwibuka ko uburezi bw'umwana bugizwe n'inkingi 3. Hari abarezi, hari umubyeyi, ndetse hakaba n'ubuyobozi bw'ikigo. By'umwihariko ariko nk'ababyeyi muri iki gihe cya vacances bagomba kuba maso, kuko isi bitewe n'aho igeze abana bagenda bakira icyo nakwita ni nk'amayeri cyangwa se amacenga yo guhugenza ababyeyi babo, bakibwira ko bari mu gikorwa runaka kandi mu by'ukuri badahari. Rero cyane cyane bagire suivi mu gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, telefone, televiziyo, babibahe babyaccessinge, ariko babikoreshe mu gihe kizwi kandi mu buryo buzwi, ndetse n'ababyeyi babahereye uburenganzira. Ikindi bibuke guha umwanya abana babo, babaganirize, bongere babatoza umuco, babaha umwanya, babiteho, babakunde, babasohokane, babone rwa rukundo rwa kibyeyi tumwe twahoze tubona mu muryango nyarwanda. Turimo tunagenda wenda tugana ku musozo, turimo turagenda tubona abapasiteri basambanya abakristu babo, tukabona bitwa ko ari abayobozi bakoresha ubwo bubasha bafite bw'ubuyobozi mu nyungu zabo bwite. Muri education ntabwo birahagera ko umwarimu ashobora kubikoresha nk'intwaro agasambanya uwabereye umuyobozi. Ni amahirwe n'umugisha twagize twebwe mu kigo nka Right Peace Academy. Izo ka ntago zirabaho, ariko tugenda tuzumva ahandi hirya no hino. Gusa wenda impamvu twe bitatubaho, iyo tugiye kwangaja abarimu, kuko umwarimu ni umuntu wo kwitondera, dushingira cyane cyane ku myitwarire ndetse n'imigaragarire muri sosiyete. Ushobora kuza ufite ubumenyi ariko udafite indangagaciro. Rero tushaka no kugufata ufite ubumenyi navuga ko wenda budakenewe cyane cyangwa se butari ku rwego dukwiriye, ariko ukaza tukagutraininga mu gihe runaka, tukaguha trainings ukaba wagera ku rwego dushaka. Ariko buriya ntabwo washobora gutoza umuntu ikinyabupfura umuntu atatoye ku babyeyi be, ntabwo wajya kukimwigisha uwo munsi. Rero mu kwakira abarezi bashyashya tubafashe, tureba imyitwarire, tugareba CV ye, uyu ni muntu ki, ese koko uburezi arabushoboye. Ikindi kandi twemerera kwakira umuntu wize uburezi cyangwa se uwatendinze TTCs,
ko hari beza aba afite uburyo afite indangagaciro z'umwihariko kurusha abandi ko bigiye mu masekisiyo asanzwe. Rero ndumva icyo kibazo kigenda kibonekaho, ariko muri Light Peace ntabwo tubiteganya kuko tuba turi maso. Murakoze cyane. Nicyo wasaba leta by'umwihariko, nicyo wasaba ubuyobozi, nicyo wasaba minisiteri y'uburezi muri rusange? Icyo nasaba leta ni uko yakongera gushyiraho gahunda zo kwita ku burere bw'abana, cyane cyane mu gihe batari wa mwanya uri hagati yo kuva ku ishuri no kugera mu rugo, wa mwanya w'amavakansi, bakamenya ko mo hariya hari igihe abana bashobora guhura n'ibibazo leta itabasha kubona ndetse n'ababyeyi batabasha kubona. Bivuze ngo bakeneye kuzana porogaramu zigira abana okipe. Nimba bagiye muri vakansi, ariko nibategure na gahunda zo kongera guhuza abana kugira ngo batabasha kujya mu bishuko cyangwa se mu bindi bintu bitari byiza. Murakoze cyane. Umuntu aramutse akeneye kumenya amakuru cyangwa kuza muri Light Peace Academy ashobora kuca hehe, yanyura hehe? Mugira website se, mugira nimero umuntu ashobora guhamagara? Ni ikibazo cyiza. Bese duhe details, turimo tunagana ku musozo, ugire nabushimira niba hari abahari. Okay. Reka mbere kuri icyo cya address, nk'uko twatangiye tubivuga, ni ishuri riherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Musezero, umudugudu wa Gasharu. Abahazi hari umuhanda aho bita Biretso, hari umuhanda werekeza Karuruma, naho ngaho hari agashami, uzahita ubona icyapa kinini. Hanyuma nimero ushaka kutubonaho nazivuga, hari 0783 76 95, cyangwa se ukaba wahamagara kuri 0782 60 922, cyangwa se ugahamagara kuri 07 8 07 99 cyangwa se ukaba wajya kuri platform zacu: Facebook Light Peace, YouTube channel irahari Light Peace Academy. Aho hose ushaka wahajya ukakura amakuru kandi yizewe. Dosi, reka tubashimire cyane ku kiganiro cyiza tugiranye, kandi tunababwire ngo muzatsindishe. Murakoze. Umwaka washize mwari mwatsindishije? Twatsindishije kandi 100%. Yes. Mwari mufite abanyeshuri bangahe bari bari mu wa gatandatu? Twari dufite abanyeshuri 26. Bari bari mu wa gatandatu. Yego. Hatsinze bangahe bahawe ibigo bya leta? Bose babasha kubona amaburu abajyana muri boarding school. Sure? Yes. Wow. Ubwo rero iyo ni sure deal mba nguhaye ya Light Peace Academy. Ni ishuri ryiza ushobora kuzamo ukiga, ugatuza, ugatekana. Hanyuma ntibaguhe science gusa, ahubwo bakaguhana conscience. Buriya ngo ubumenyi butagira umutima nama ntacyo buba bumaze. Reka tubashimire. Murakoze cyane. Namwe mugira akazi keza? Turabishimiye, Imana ibamugisha. Asante sana. Ubwo rero ukomeze ugire ibihe byiza. Bakunzi b'Imena TV show, reka tubashimire mwe mwese mwabanye natwe. Iyi ni Imena TV show. Wibuke gukora subscribe, wibuke gukora share, wibuke gushyiraho comment ku byo twazajya tugenda dukora umunsi ku munsi. Yendi MC Imena Gitero Moses. Bye bye, ciao, hasta vista. Imana ibarinde kandi bahe amahoro n'imigisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, ibiganiro byacu ni buri munsi aho tuzatugenda tuganirira hamwe tureba ibyo twagenda dukora kugira ngo u Rwanda rurusheho kuba rwiza kuruta uko twarusanze.